buri muntu wese aba yumva yagira uruhu rwiza kuko bimutera ishema ndetse bigatuma anagaragara neza mu bandi. Rero niba uri umwe muri aba bantu bazengerejwe n'indwara y'ibiheri, ukaba warakoze uko ushoboye kose ariko ukabona warivuje nta kintu byatanze, nakubwira nti wageze ahakwiriye ugiye gukura amakuru y'ibintu wakoresha bya karemano byagufasha kugira ngo bya biheri byawe rwose bigende bikira gake gake, nawe ugira uruhu rugutera ishema, uruhu rwiza ruzatuma ugaragara neza kuri wowe cyangwa no ku bandi. Ibi bintu ngiye kukubwira nabikubiye mu byiciro bibiri. Uyu munsi ndabaha icyiciro cya mbere kigizwe n'ibintu 5, ubutaha nabwo nzagaruka mbashyikiriza ibindi 5 bizaba bisigaye. Nongeye kubasuhuza no kubaha ikaze mwese bakurikiye Kiberinka TV. Muhawe ikaze bamikazi. Nitwa Diane, nashinze Kiberinka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwiyitaho ku buryo buhoraho. Bashyikiriza ibiganiro ndetse n'amakuru bitegura mu buhanga n'ubushishozi kugira ngo ubuzima bwanyu burusheho kuba bwiza. Rero niba utarakanda kuri subscribe, reka ngushishikarize kubikora aka kanya kugira ngo utazacikwa na kimwe mu biganiro byiza duhora tugushyikiriza. Zizindi mu magambo, kanya gato reka tugaruke twinjira byose mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Uburyo bwo kurara ukarabye mu maso hawe, ni ukuvuga ngo gerageza mu mirimo yose, mu bushabitsi wiriwemo, ugerageze nturara udakarabye mu maso. Nk'umuntu rwose ufite uruhu rw'amavuta, nk'umuntu ufite ibiheri, ni byiza rwose ko urara ukarabye mu maso hawe kugira ngo imyanda yose yagiye kujyaho, aho wagiye unyura hose, cyangwa na makeup wisize urara ubyikuyeho, kuko bigira uruhare runini mu gutuma utwenge uruhu ruhumekeramo tuziba, ari nabyo bigutera n'ibiheri. Ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Arire.com, Dr. Zechina yagize ati ni byiza yuko warara woze mu maso hawe kugira ngo utwenge tw'uruhu rwawe tufunguke. Twa twenge tw'uruhu niba turi gufunguka n'imyanda izaba iri gusohoka, maze uruhu rwawe rugende rucya, mbese bya biheri bireka kugumya gututumba, ugire uruhu nawe rugutera ishema mu bandi. Uhisemo uburyo bwo kwiyuka, aya mazi ushaka gukoresha washyiramo teyi cyangwa abandi bita rumari, warangiza cyangwa ugashyiramo n'inturusu za mayideri. Ikindi ushobora no gushyiramo ibibabi by'indimu cyangwa n'indimu ubwayo. Ibyo byatsi bizagira uruhare mu gutuma ya myanda imanuka ikajya muri ya mazi, uruhu rwawe rwose rugasigara rumeze neza. Bya biheri byawe rwose nabyo bizagenda bikira uko iminsi izajya ihita. Nuvuga ngo ibyo wari ufite bizuma, nta n'ibindi bishyashya bizazamukiramo, nk'uko tubikesha urubuga Cleveland Clinic. Ikintu cya gatatu rero wakoresha ni ubuki. Ubuki abashakashatsi bagaragaje ko bufite ubushobozi bwo kugenda bwica udukoko dutera indwara. Nuko wabukoresha ukabushyira ku ruhu rwawe, ugafata ubuki bukeya, warangiza ukagenda usiga mu maso hawe, ukabumazamo igihe gitoya kingana n'iminota 15 kugeza kuri 30. Warangiza nyuma yaho ugakaraba n'utuzi dushyushyemo gakeya, warangiza ukisiga amavuta yawe wahisemo, uruhu rwawe rwose ruzagira rumera neza. Bivuga ngo bwawe bufite ubushobozi bwo kwica udukoko dutera indwara, harimo n'utwo dukoko dutera ibyo biheri warwaye igihe kinini. Amakuru dukesha urubuga Pharma Easy abivuga, ubuki ni kimwe mu bintu bizwiho kwica udukoko dutera indwara. Ni ukuvuga ngo nubishyira mu maso yawe uzasanga imikrobe zigenda zigutera ibyo biheri zigenda zipfa, ndetse bufite n'ubushobozi bwo kubyimbura. Nuvuga ngo kwa kundi wazanye ibiheri no kubyimba k'uruhu. Ikindi kandi bufite n'ubushobozi bwo gusukura mu maso, twa twenge tw'uruhu twawe uruhu ruhumekeraho tugende tuzibuka, bityo umubiri wawe ugenda urushaho kuba mwiza, bya biheri ntibyongere gututumba ukundi. Icya kane, koresha umuneke cyangwa igishishwa cy'umuneke. Ni ukuvuga ngo umuneke nawo ni kimwe mu bintu byiza wakoresha wivura ibiheri, ikindi kandi wikiza n'amabara yatewe n'ibi biheri. Rero fata agace gatoya k'umuneke ukanombe, cyangwa ufate n'igishishwa wirire umuneke wawe, nurangiza ufate igishishwa ahandi mo imbere usige ku ruhu rwawe, ubundi
ubirekereho iminota 15 kugeza kuri 30, ubundi nurangiza nyuma ubikarabe n'isabune yawe wahisemo yagenewe koga mu maso, ubundi wisige n'amavuta ukoresha. Uzasanga uruhu rwawe rwose rugenda rumera neza, kuko umuneke nawo abahanga bavumbuye ko ufite ubushobozi bwo kugenda ukuramo imyanda mu ruhu. Ikindi ufite n'ubushobozi bwo gufata uruhu, bwo kugira neza uruhu rwangiritse rukazana amabara y'umukara, y'amabara akagenda asibanganya uruhu rukongera rugasubira uko rwari rumeze. Ni ukuvuga ngo nukoresha wa muneke wawe uruhu ruzagenda rucya, ndetse n'amavuta bagabanyukemo, kuko ya mavuta nayo agira uruhare mu gutuma ibiheri rwose bitutumba uruhu rwawe rwo mu maso. Rero tubikesha urubuga liveabout.com. Icya gatanu rero, koresha igikakarubamba. Igikakarubamba gifite ubushobozi bwo guturisha uruhu bwagize imyivumbagatanyo, kubyimbirwa ukaba kwavamo n'ibiheri. Rero iki gikakarubamba gikoreshe ugisiga ku ruhu rwawe cyangwa unakinywe mu mazi. Ushobora gufata cya gikakarubamba ukakinywa cyangwa ukakisiga, ubundi uruhu rwawe rukagenda rusubirana. Ni ukuvuga ngo rukagenda rukira bya bintu byo kubyimbirwa bigutera ibiheri, cyangwa ukaba wakinywa, nabwo bizatuma umubiri wawe ugenda umera neza. Bya bintu byo kugira ibiheri bituragurika rwose bikagenda bikira, warangiza ukagarura uruhu rwawe rumeze neza, ukagarura ubworohere rwahoranye, nk'uko byagaragajwe n'ubushakashatsi bwakozwe muri 2014 bwasoze ku rubuga Science Alert. Reka ncumbikiye ahangaha kuri uyu munsi, nababwiye ibintu 5 ushobora gukoresha birimo muri makeya. Ikintu cya mbere wakoresha ni ukurara woza uruhu rwawe. Ikintu cya kabiri ugomba gukoresha ni ugukoresha uburyo bwo kwiyuka. Ikintu cya gatatu wakoresha ni ubuki. Ikintu cya kane nabwo wakoresha ni umuneke cyangwa igishishwa cy'umuneke. Ikintu cya gatanu wakoresha ni igikakarubamba. Muri ibi byose nkubwiye rero, bitewe n'amahitamo yawe cyangwa ibyo wabona bikoroheye, hitamo uburyo wakoresha rwose, maze uzareba ukuntu uruhu rwawe ruzagenda ruba neza. Ariko ikindi nakubwira ni uko ukoresha ibintu bya karemano bisaba kwihangana, ntabwo uhita ubona ibintu ako kanya bihinduka. Bisaba kwihangana, bigenda bikoreka uko iminsi iza, ubundi uzabona rwose uruhu rwawe rugenda rumera neza. Niteguye kumva ubuhamya bwanyu mumbwira ko hari ibyagukoreye. Nyaboneka nubona hari icyo uhisemo gukoresha ukabona hari ukuntu byagenze neza, rwose uzanyandikira umbwire uti rwose ibintu wambwiye byangiriye akamaro, nanjye bizantera imbaraga zo kugira ngo nkore mbaha n'ayandi makuru meza. Nakubwira nti igice cya mbere tugisubikiye ahangaha, naho ubutaha nzagaruka mbabwira ibindi 5 nabyo bisigaye, kugira ngo mugire uruhu rwiza, kuko buri muntu wese rwamubera. Ntabwo rwose ari wowe ukwiriye guhora ufite uruhu rumeze nka karabasasu. Nawe wakugira icyo ukora kugira ngo ugire uruhu rwiza, rugutera akanyamuneza kandi rugagutera ishema no mu bandi. None nakongera kwibutsa, niba utarakanda kuri subscribe kugira ngo bikore utazacikwa n'ibiganiro by'ubutaha. Ikindi kandi mwatwandikira hano hasi hagenewe ubutumwa bugufi, ukaduha ibitekerezo byanyu ku ngingo twaganiriyeho uyu munsi. Ikindi kandi mwanatubwira n'ibyo twazabaganirizaho ubutaha. Ikindi niba wakunze ibyo twakubwiye, wakanda kuri like ndetse ugasangiza no ku mbuga nkoranyambaga, ubaho inshuti n'abavandimwe, kugira ngo nabo aya makuru meza bagereho. Murakoze, naho utaha. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Bye.